tugiye kureba imihanda. Murabizi ko ari international ahantu ibihugu byose abarimo KFC iri hano rero aha ni muri Remera urabona uyu muhanda neza. Hano hari n'ikigo hano tugiye kugeraho kuri iyo etage hari université. Urabona uteze amaboko neza rwose n'abasore b'ibigango nk'abarutambi bajya banyuramo aha bakoze umubiri ngabo n'ingoma ikivuze ku muco w'u Rwanda umukobwa uri kubyina abantu batazi nka Giselle hano ndamuri wo hasi ugiye Nyamata na za Kagarama akazamuka hano ino nzu Eric hano tugeze kuri hotel La Paris Nyamata abakobwa b'abamisi nibo bajya baza bahaye ikaze kuri JJC Media. Tugiye kureba imihanda. Tugiye kureba imihanda y'umujyi wa Kigali, turi ni mugoroba turi gutembera ndi kumwe n'agakwaya tugiye kureba Kigali. Tube twatengereza ko hari abantu benshi Kigali wenda baherukamo kera batazi ngo umuhanda uva Remera ujya Kabeza kimeze gute, bataza ikibuga cy'indege gitangiriye. Tugiye kugenda tubazengurutsa Kigali yose. Ambutiyaje ari kiri mu muhanda. Era kuri nahere kuri ibi bintu izina ry'Imana. Reba ambutiyaje ya Kabeza. Eri reba hano haruguru kuntu habaye ahantu haruguru habaga amazu cyangwa ahangaha haruguru yanjye hahoze amazu aza kusenywa kubera ko ikibuga cy'indege kihagonga dore aho ngaho kuri iyo poto urebaho ruguru ni ikibuga cy'indege aho ngaho muri metero 100 uvuye aha turi. Urabona kuntu habaye heza bahashyize jardin bahashyize indabo byiza cyane. Hari n'umuntu wenda uheruka muri Kigali atazi umuhanda unyura hano munsi ugahinguka uyu bashyizemo kaburimbo kuri aho ugahinguka aho zari Alpha Palace unyura kuri Matas. None reka tureke ko abanyuza tubanza tunyure muri Feruje turaza kubereka turi kuri Alpha Palace dobere kuno muhanda nguwo yego aho hepfo. Okay. Kandi ubudisara abantu bari hanze baba bumva bavuga ngo su Rwanda rumeze gute, bakibaza ko u Rwanda rwabaye, bajya bumva ngo mu Rwanda harahindutse ariko bakavuga ngo wahatwereka harahindutse. Kigali rakura umunsi ku wundi irakura nk'ubu hano hakurya ni mu baporoso n'amazu y'abaporoso hahoze tari abaze tari hano hasigaye hari na MTN cyangwa nagore MTN na Sina Gerard muri korodori. Eric abarebye ahantu akunda ahantu gihamweri guhahira abantu babereka muri korodori. Reka tuwe duhagaze gatanu umuntu tugiye gukuramo dukomeze nta kibazo. Rega ubu turi muri enjoy hari umuntu tugiye gukuramo twari duhaye lift ayashizemo ubu tugiye kumukuramo tunabereka. Hano hari shop nziza cyane bacuruza imyenda hano hari alimentation hazwi nkaho hafi hano muri Remera. Baye yawe yashizemo unifutuza lakini atakufutuza bye Edi Mubarak urabona ko hano haba ari ikiganiro gikomeye mu polisi ndetse hano hari na mango hano hatazi mango 4G mango ni ifasha abantu kubona internet. Eric erekana hano kuntu hari ubwa mbere mbonye ino nzu we Kigali rakura umunsi ku wundi. Iyi ngiyi sinari z'abaporoso rwose umuntu waheruka nka 2017 ntabwo yaba yizi. Ni inzu bubatse iri hafi y'umuhanda ariko yuzuye vuba bahashyize n'umuhanda buri unyura hepfo reba hano ni kuri gare y'Iremera batayizi banyura hano turi muri Feruje. Umuhanda w'iburasirazuba
umuhanda uva iburasirazuba nguriya ugahita uzamuka muri gare ya Remera, gare ari na station, ira station ya Eric reba aha hirya, Eric yagowe. Noneho turi kugenda dusa nk'aberekeza i Nyamata. Hano haruguru yanjye hari shop y'imyenda abakobwa bakunda kwambara neza. Hano haruguru hari shop, hano kuri Kamageni bagira akabenzi keza ku bantu bakunda akabenzi. Hepfo bacuruza hano ni kuri KFC. Murabizi ko ari international, ahantu ibihugu byose aba harimo KFC iri hano rero. Aha ni muri Remera, urabona uyu muhanda uhageze rwose ngaho kuri KFC. KFC ngiyo iri munsi y'umuhanda yegeranye na station ya SP. Tubitsa ko Remera bahakoze imihanda ibiri. Wabonye aya matara, fata neza aya matara, fata neza, uri kubibona ukuntu ibintu biryoshye. Ko Kigali ni nziza nimugoroba. Giselle, wari uzi ko mu ruhande rwa ruguru ariho hari kubakwa ya stade nini, izaba nini cyane, hasenywe ibintu byinshi bikorwa remezo, habaga na ribu ntikihaba, bayikuyeho. Binavugwa ko ahari harikiye hagiye kuvaho hakazajya stade hano ni ruguru rwose gato. Aha Erika ari kubaka ni ruguru yaho gato. Abantu bashobora kwibaza impamvu duhagaze turi muri feruje. Turi imbere ko imodoka zigenda. Ariko gakwa hano imbere hari inzu indi imbere. Aho muri kurango nzi kuntu bayita, to be honest, Prince House. Hano ni kuri Prince House. Prince House. Impamvu ngiye bakubwiye abanyarwanda bavuga ngo Giselle aba mu mujyi wa Kigali. Giselle ntabwo ndi Kavantara, navukiye i Kigali. Ugasanga hari ukuntu inzu zinjabuka. Kandi abantu bari hanze barabyumva. Reba kuba nafashe uyu mwanya nkavuga ngo ngiye kubereka kuri Prince House. Urabona ukuntu ari inzu nziza, ni inzu ikomeye, biragaragara ko ari inzu ikomeye. Ariko ndayitwereka polisi uhagaze hariya abareba imodoka ishobora gukora amanyanga ikanyura ahantu hatemewe, sansenike. Ni ukuvuga ko umutekano hano urizewe muri iki gihugu. Ariko ibihugu byose barabizi ko mu Rwanda dufite umutekano, isuku ihari. Urabona nko hagati y'imihanda, urabona nk'izi hari jaride. Urabona hano hagati muri no jaride harimo n'umupolisi. Bajya batera story, wenda tuzabibaza twumve ko ari byo. Yo ngo utwaye imodoka ukagonga no mu kindo, urabona ko harimo umupolisi mo hagati. Urabona ko ari imikindo myinshi. Uyu mukindo ngo ugonze rwose ng'amafaranga wacibwa ari igihe usanga arenza y'imodoka utwaye. Reba amasitasiyo, tumaze kubaka amasitasiyo nk'ayi Burayi. Wabibonye ri dufite ikintu bita sitasiyo. Na sitasiyo mu Rwanda turazifite nyinshi cyane. Tugiye kutatugera no kuri ya hoteli bita hano hepfo hahoze ari hoteli Alpha Eri. Dore hano abantu ba Covid bazaga hano kuri Grand Legacy. Abantu ba Covid kera twarabyibagiwe ibyo bintu, bazaga hano haruguru. Ni ukuri. Reba bino bitaro bari kubaka hano haruguru. Ibyo ni ibitaro bari kubaka ku bantu batabizi. Uvuye kuri Grand Legacy umanuka Sonatube hari ibitaro bishya bari kubaka. Umunyarwanda wenda utari hano mu gihugu ashaka kuzaza byaruzuye. Oya niba apanga kuzaza vuba n'ibindi byinshi, ariko azaza bimeze neza. Aha turi kuva Godiar, turi kuva i Remera twerekeza Sonatube. Godiar, urabona ko naho ya mihanda ibiri, imodoka ebyiri ziragenda n'izindi ebyiri ziraza. Ni umuhanda ugendamo imodoka enye. Wenda hari ushobora kuhaheruka hakigendamo imodoka ebyiri gusa, iyi manuka n'izamuka. Ariko uyu mihanda bayigize neza kuko hari umuhanda wo hasi wo hejuru. Ndagira ngo rero utwereke hano. Murabona ukuntu ukuboko kwanjye kugiye, aho hepfo hari imikindo. Yego, reba ukuntu miremire hasi. None rikerekana hariya hepfo. Urabona ubu turi hejuru, turi ku muhanda wo hejuru. Ubu Erika agiye kubereka hasi uburyo hameze. Erika genda wafata, reka tugende gahoro. Erika genda hafata neza. Hano hari n'ikigo, hano tugiye kugeraho kuri iyo etaje hari universite. Sinzi ukuntu bayita, to be honest. Bayita UTB.
ni kaminuza ihari hano ruguru ibumoso hano hari ubukerarugendo yego hano haruguru ni quartier y'abadive uzamutse hari ikigo cy'abadive hari n'urusengero rwabo ngenda ahubwo hari na EPR ku bantu bazi icyiciro cyayo ngiyi hari umushoza bati nzasengera hehe hano noneho aha tugeze aha department ya Bralirwa urahazi cyane twageze kuri Bralirwa ari cyo kunywa noneho mo hasi niho haba n'akabari kantuza kuriya muntu kuri TV1 Kensi hano hasi abantu batahazi hasi hano ni ukuvuga ngo turaje tubereke ahantu wanyura uhagera ni kuri no etage ahangaha kuri iki cyicaro cya Bralirwa yego urabona no kuri iki cyapa urabona hari umuhanda ukatujya Inyamata niho tugiye kujya twe ubu tugiye Inyamata ushibuye amaso imbere urabona kubita hirya cyane barebe kuntu u Rwanda ubundi ruri kwaka yego jyana hirya uri kubona kuntu u Rwanda ruri kwaka kubite mu mujyi kubite hari kuri za Marriott yego ibyo Giselle avuga nibyo urabona ko hari indi station hano hepfo utukatira muri uyu muhanda Eric ubereke utukatira ahangaha ukahita ugera ino etage ya mbere utugeraho aho ngaho hari akabari ka Kenisi yego akabari hano rero tukaba tugeze muri Feruje ni Feruje ni roundabout ni rompuwe ya Sonatibe muri rompuwe harimo rwose ibintu byiza cyane ibirango by'u Rwanda ko hari n'ambutiyaje iteye ubwoba imeze ngo noneho ruguru ya rompuwe gato hari inyubako nshyashya ya danje mbese irimo supermarket irimo supermarché irimo ibintu byinshi bacuruzamo n'amamoto hanze hahoze hitwa Sonatibe mbese n'ubu ngubu cyitwa Sonatibe n'ubu ni Sonatibe ibintu bisigasira umuco wacu urabona muri rompuwe dufatiriye rompuwe yizumiye neza abanyarwanda bateze amaboko neza rwose n'abasore b'ibigango nk'aba Rutambi bajya banyura amaha bakoze umubiri ngabo n'ingoma ifite ikivuze ku muco w'u Rwanda umukobwa uri kubyina abantu batazi biri ikintu bivuze no kuvuga ngo twebwe tumenyereye ko turahamiriza tugatega amaboko cyane umusore urabona ko ari kuvuza ingoma wabibonye abakobwa urabona ko bimeze neza bagwa mu nka noneho Eric ariko urabona ukuntu biri kugenda neza bagwa mu nka fata noneho ya nzu nababwiraga hahoze shop ya Sonatibe noneho iyi nzu niri ikirango cy'ingagi urabona wakibonye reka duhagara neza gato Silverback hano reka turayegereye neza urayibona ukuntu igaragara kureba hano bacuruzamo n'amamoto hano ni amamoto hari abantu baba batekereza ngo se ninza mu Rwanda ko numva ari nka mwene wacu nshaka kugurira akamoto nzakagurira hano hari na Simba yego hari na Simba ukuntu uzabigenza fata ino nzu yose pe harimo na salon de coiffure hari ibintu byinshi cyane harimo n'amamodoka y'abana abantu bava hanze bagatekereza ahantu bagurira ibikinisho by'abana irahari hejuru harimo akabari hari hejuru Kaguni Rwenge ahantu heza ho kuganirira hano ni kuri plus 250 nuko hari ibikamyo plus 50 baratubabarira ba bose ariko kubera ambutiyaje n'imodoka ahangaha bakorera amakwe inyuma mo hano bakoreramo ubukwe ku bantu batahazi urabona ko naho umuhanda bawukoze neza hano hagenda imodoka nyinshi zizamuka n'izimanuka hagati hakaba jardin n'amatara meza cyane hano ni eshatu hariya ni ebyiri hano ni eshatu hano hagenda imodoka eshatu noneho abantu batazi akabari ka Uncle Austin bakunzi ba Uncle Austin ndabasuhuje aho bari hose kabarike dore turi kuri Simba nubwo atarake byitwa wenda karake kuko yatangije n'iradiyo aka kantu rero ubu nazemo akantu ubu nazemo niko kabiri hano ni kuri Simba ya Kicukiro
noneho hano Eric itubereka hano turi muri Feruje hano rero umuhanda uramanuka ukagera he? Uyu muhanda uramanuka ukagera kuri kiliziya kuri paruwasi yego ukaza no kujyana za Kabeza ukagera za hoteli Teke aha rero niho hari akabari ka Uncle Austin nahangaha ku bantu bari batahazi ubu rero bakunzi bacu dufashe umuhanda ujya i Bugesera ariko turabajyanye ku bantu batazi amateka yo mu Bugesera rero dore hano bacuruza n'amamodoka bacuruza amamodoka n'ibyuma byayo ku bantu hano hagenda imodoka 3 hariya hagenda imodoka 2 hano ku bantu batazi ahantu haba federasiyo ya sinema yego naho natwe nahangaha yego IPRC ikigo cya IPRC Kicukiro ya kera aha abantu bahazi habaga mbutiyaje ikomeye kubera umuhanda wari muto ariko ubu urabona ko nta kibazo uko biri biraryoshye noneho hari abantu batazi ko dufite ikindi kiraro cya kabiri cyo hasi no hejuru ubu rero Kicukiro centre Eric ubu twagiye ahangaha barabona dufite umuhanda wo hejuru ukomeza i Nyamata niho tugiye tukagira n'uwo hasi umuhanda wo hejuru nguwo uyu gendera kuri uno ruhande none umuhanda wo hasi ugiye ushaka kujya nko mu mujyi agenda muri uwo hasi ugiye Nyamata na za Kagarama akazamuka nzu Eric kandi azamukamo aha hantu niho habaga isoko rya Kicukiro santi n'ubu ririmo ariko barubatse isoko risigaye riri muri iriya etaje yego hari ahabaga isoko rya Kicukiro barahubatse murabona ubu turi ku kiraro hejuru ahangaha hano handi ku bantu batazi bajya Niboyi bamanukira hano mu Kagarama akarere ka Kicukiro noneho ngako dufite akarere keza cyane kegereye na zebra crossing abanyamaguru banyura kabakanyuraho nta kibazo rwose nta rwikekwa noneho hano dufite station yuzuye yashize nk'amezi 2 yuzuye ya SP iri mu kazi kose SP iri mu kazi noneho impamvu rero twabajyanye Nyamata bashobora kwibaza ngo kuki mutujyanye Nyamata ni iyi impamvu twabajyanye Nyamata hafite amateka muri iyi menshi abantu baribaza ngo Nyamata abantu bavuga ngo Nyamata buri muntu wese uvuye hanze babibaza ngo Nyamata hari ibibanza Nyamata hari iki ni quartier nshyashya iri guturwa n'abantu benshi niyo mpamvu twavuze ngo reka tujye Nyamata turebe bya byiza abanyarwanda bagenda bihutira i Nyamata hano haruguru haba plus 250 ntabwo ari plus 250 haba Sport View Hotel bagiramo sauna bagiramo piscine bakira amakwe noneho hakuno yaho hari Mount Kenya ikigo cy'abanyakenya cyitwa Mount Kenya University hakaba na radio yitwa Royal FM hakaba n'ibitaro muri New Life wow u Rwanda ni rwiza my goodness cyane ndabona kino kiganiro kizagira igice cya mbere n'icya kabiri kuko nta kintu kimwe kuko ubu nta kintu kimwe cyagukata ubu ndabajyana mpaka i Nyamata mpaka nta kintu kimwe ndimukata wahoze uvuga i Nyamata ibyiza byawo hagiye kuzura ikibuga cy'indege wabonye ya hospitali nababwiraga BMC ya New Life ngiriya DMC hano hari n'ikaze uyu ni umuhanda ujyayo Eric uyu ni umuhanda ukata ujyayo n'ibitaro byiza cyane cy'abasirikare hari hakurya ikigo cy'abasirikare ndetse n'ikigo cya Kagarama High School aha iyi yitwa Ahava River n'ahantu heza habera amakwe ndetse n'inama zigiye zitandukanye uyu ni wa muhanda ukomeza ugera Nyanza kuri gare hano hepfo hari ikigo cy'amashuri cy'abana ba primaire yego aha ruguru yanjye naho hari ikigo cy'abana ba secondaire hirya ya mu Kagarama noneho hirya yaho hari n'ikigo cy'abasirikare so babwiraga yego ni ikigo cy'abasirikare kugira ngo abanyarwanda bahabone neza aha none hano basa nkaho bakoze umuhanda
basa nk'aho bari bagiye gukora hejuru no hasi kuko urabona ko hano dusa nk'aho twicayemo. Giselle urabona utenda kumenya nk'andi uva Godiyari ujya Sonatibe hasi mo gato hejuru. Eri waberetse hano hari no hoteli naho nayiberamo amanama ni Nobreza Hotel igira amacumbi ifite piscine ku bantu bashaka koga bashaka kuza gutembera bateka neza abantu baherutse hano kera hano hari sitasiyo nayo nshyashya cyane Eric narabonye no sitasiyo atayizi no sitasiyo nta narinzi nawe ntayuzi ariko Kigali kura muri munsi ahubwo sitasiyo Kigali sitasiyo rega imodoka ni nyinshi abantu nyarwanda baratunze bari kugura noneho hano hari urwibutso Eric hano urwibutso tugiye kujya mu kwa kane ni ngombwa kwereka abantu bashaka kunamira abazize jenoside yakorewe abatutsi 1994 ni ahangaha uru ni urwibutso rwa Kicukiro kiriya ni ikirangantego cy'urumuri gifata neza rifata neza tazima ruhora rwaka ni hariya hakurya rwose hari amateka yihariye tubashaka abantu baratuganira hakuno ni kuri gare ya Nyanza ahangaha hano hari umuhanda utuzamuka ujya kwirebero turi kumwe n'umupapa uza ahantu hose unumiwe hano uyu muhanda uragenda ukajya mu Miduha ukinjira i Nyamirambo ukakata mu mujyi hano hantu tukahita tumanuka tukahita tujya Karembure hano niho hajya Karembure ku bantu batahazi bajya bahumva aho Karembure naho hepfo naho umaze kuba umujyi ukomeye imbere yacu tugiye kwinjira muri Gahanga hano ni amabasi aparika yandi atwara abagenzi ya Royal ni hariya aparika hano rero turi kumanuka i Gahanga tujya i Nyamata yego turi kujya i Nyamata kubona tujya i Nyamata umuhanda mwiza rwose muri Karembure reba hasi Karembure urebye hakurya Karembure iraka hakurya rwose ako Karembure nayo yaratuwe cyane iratuwe rwose siko Karembure kera abantu batajyaga bahatura ariko ubu ngubu no kuhabona inzu bisigaye ari danje biragoye urabona ko ni ahantu heza cyane iyi ni sitasiyo ya mbere yo kwinjira muri Nyamata cyangwa yo kwinjira i Gahanga uhura nayo Gahanga station iyo hari na alimentation hariya niho ngiye ngurira umugati abatabizi ngewe niho mahira hariya niho mahira ubwo abantu bashobora kwita bibaza ngo uturahe ntabwo ntura muri ibi bice ariko iyo naje muri ibi bice njya mahahira noneho Eri fata hariya hirya hari ibyicungo by'abana bahita hariya hari kwaka abantu bafite abana bakiri batoya ntabwo bishyuye ni ahantu heza kandi nari mpibutse shamu ihita mumvugiramo bagira n'abantu ndahibagiwe n'amakwe n'ibintu nk'ibyo birahabera umuhanda mwiza ujya i Nyamata turacyari muri Gahanga stade ya cricket stade ya cricket hano rero hano hepfo iri aha hepfo aha hari sitasiyo abantu batuye Gahanga batazi sitasiyo ya Gahanga iba hano haruguru noneho aha rero abantu batazi ahantu bacuruza imigati babekinga biba hano haruguru mbese niyo centre ya Gahanga iyi niyo centre ya Gahanga iyi ni isoko rya Gahanga aha hepfo yego hari no muhanda wa kaburimbo uyu nguyu n'umanuka ujya kuri cricket ukazajyana za Kanombe noneho tukahita dukomeza tukahita tureba ahantu bajya bavuga ngo mu butaka butagatifu abantu batazi mu butaka butagatifu habereye iki Giselle rero ntagiye kukubeshya mbeshya n'abanyarwanda ni abantu bahise gutyo uriya muhanda umanuka uyu w'ibitaka ugenda hirya hari amazu y'ama etaje umunsi umwe nzabajyanayo muri komenti baraza kutubwira niba bashaka kuhareba abazajya banatubwira aho bashaka tubajyane hano naho hari abantu batuye i Gahanga hano hari ibitaro
hari ibitaro, hari ivuriro hano, hari n'amafarumasi gahanga urabona ko yateye imbere. Ibi ni ibitaro, aka ka etaje, ibi ni ibitaro. Abantu bakunda amata, hano haruguru haba Inyange, hano hatuye Gahanga, hano hari sitasiyo. Izi ni dodani muri kumva kuvuga gutya. Zimazemo igihe kingana iki? Izi ngizi zimaze nk'amezi nk'atandatu. Ariko ni duto Eric, tugiye kugera hariya hepfo zirahari naho. Uze kuzibereka barebe dodani dusigaye dufite i Kigali, ntabwo ari zazi dupanda gutya nka zakoreshaga na aksida ziriya kenshi. Iyi ni zone, ngo ni zone industriel. Ibyanya by'inganda hano hakurya. Aha haruguru yanjye. Yego. Naho ni heza shaho haraka. Heza cyane. U Rwanda ni bashaka kwibaza ngo u Rwanda rufite ibyanya by'inganda bingahe? Hari Rwamagana, hari ibiri hano i Kigali, gusa Kimironko n'ahangaha. Yego, kuzanya n'abanyarwanda i Rwamagana kuri Muhazi cyane ryaraho manywa. Baraza kumbwira muri comment igihe babishakira. Yego, wabonye za dodani Eric nzereka. Dore ngizi imbere yanjye, zirebe zikurure neza. Umuntu atabibonye yagira ngo ni uturongo tw'umweru dutambitse. Izi ni dodani. Izi ni dodani, ntabwo ari zebra. Yego, nk'abanyamaguru hari abantu bashobora kugera hano akagira ngo ari muri right yo kugenda. Yego, ntabwo waba uri muri right. Izi ni dodani, ntabwo ari zebra cross yo kwambukiraho. Aha rero turi kumanuka tugiye kwinjira ku kiraro cya Nyabarongo. Turi kumanuka cy'Akagera. Abanyarwanda turi kubatuburira noneho. Abanyarwanda mwagize Nyabarongo n'Akanyaru bihurira hariya haruguru bigakora Akagera. None Nyabarongo ikaba ari yayindi abajya mu majyepfo. Abanyarwanda rero uyu munsi bagize amahirwe, ntabwo twabonye ko tubatuburira. Bagize amahirwe. Turi kumwe n'umuhanga muri Kigali. Ese ndakwamba uvukiye i Kigali? Njye navukiye i Rwamagana, ariko Kigali nyimazemo iminsi. ntabwo ari mushyashya kuko nasa nanjye wayivukiyemo yananiye. Wowe yijemo ejo bimeze bimenya bitewe n'amafaranga. Iri umukire urayimenya cyane. Ni ukuri kuko ndi umukene se. Akantu ubona se ni ko kabiri. Mbara rufate Nyamata rero. Nyamata wayibonye? Arayifite Rike. Hari abantu bahita Karumuna. Mu Karumuna hariya ni ku ruganda rw'amazi. Uruganda rw'amazi. Nyamata se turacyabura amazi. Ntibibaho amazi ntabwo mu cyabura. Na Kigali turabaha kugira ngo byumve. 40% ya production igiye kugesera 60 ikaza Kigali. Ariko Nyamata amenya nzahaba ni heza. Njya mbona umusaza utuyobora imodoka zikomeza iyi ahari ntatuye nina. Reka nkubwize ukuri, uyu muhanda ni umuhanda wa mbere urimo umutekano cyane. Ni umuhanda wa mbere ufunga. Umuhanda bakunda kufunga cyane. Hari abantu bashobora kuvuga ngo Nyamata ni heza, namwe murabibona ahantu mukuru wacu ataha hagomba kuba heza. Kandi umuhanda wigeze kuba ari igitaka, harimo ibitaka. Uyu nguyu vuba cyane, izi se bakoze ejo bundi vuba cyane rwose, mbere y'ukwa 8/2021 hano wigeze kuhaza ari ibitaka. Aha ngaho uyu muhanda rega nta n'imyaka 3 maze cyane rwose. Umuhanda bakoze vuba cyane. Hano ku mpande zaho ni igishanga. Barawaguraga. Yego. Ako aya matara ntayabagamo. Aya matara aje vuba. Naho urabona ko ari umuhanda urimo imodoka ebyiri zizamuka n'izindi ebyiri zimanuka. Ugiye gukamera Akagera hejuru y'ikiraro. Hejuru y'ikiraro cy'Akagera. Urabona hari icyapa kivuga ngo kaza neza iburasirazuba. Dore ubu ngubu ikiraro nubwo tugitangiye nk'iki. Tugeze iburasirazuba. Ubu tugeze iburasirazuba, hariya niho twavugaga hari rwa ruganda rw'amazi. Ubu noneho hano hasi harimo amazi. Harimo umugezi w'Akagera. Harimo umugezi w'Akagera. Hari ikiraro cya kera cyabaga hakurya hariya ariko ntikigera.
kigaragara ku manywa. Fata urwo ruganda rw'amazi rutuma nta bantu bakibura amazi. Iyi rwose aba diaspora muzi Kigali, muzi Nyamata, mugura ibibanza, mwubake Kigali rwose. Nyamata dufite uruganda rw'amazi, muzahangayike murabura amazi. Ubu turi kwinjira muri Karumuna, ariko tunagenda twihuta cyane kugira ngo tubereke. Nabapromisinze ko nzabajyana kuri Muhazi, ariko ku manywa. Abantu babishaka muri comments baze kutubwira, hanyuma nicyo twe dukorera abanyarwanda. Icyo twaje gukora da abanyarwanda aho bari hose. Aha rero ni Karumuna. Abari hanze yacyo n'abari muri Kigali. Kandi hari n'umuntu buriya rero uri ni Gisenyi utazi Kigali neza. Kuri kose. Hano brushete. Hano bakabari bita Oasis. Ni ku mupadiri ahari. Oya. Ka Perezida wa Rayon Sport reka kudutuburira. Kaba hari. Abareyo. Dufite abareyo. Nawe uri umureyo. Karabaye ngiye murakubita n'umunsi nambaye APR. Abana bafubitse. Karumuna nziza ibamo abantu bafite amazina azwi nka Knowless na Clement, baba haruguru aho. Baba hano haruguru. Akabamo Platini nawe yubatse ruguru. Hano hakurya hari Tom Close, ni bamwe mu bastari bafite izina rikomeye muri muzika nyarwanda, niho baba hano muri Karumuna. Yes. Dore ni hano aha muri ibi bice byo haruguru. Inzu bahubaka uko zimeze. Babonye. Izi nzu mwazibonye Banyarwanda. Ziri kuri kaburimbo. Hano tugeze kuri Hotel La Paris Nyamata. Abakobwa b'abamisi niho bajya baza. Muhara hejuru abamo piscine nziza n'akabari. Aya ni amarembo asohoka. Amarembo twinjiriramo ari hirya. Tugeze kuri clinique, tugeze kuri centre de santé ya Nyamata. Iri hano ruguru yanjye, hano mu biti. Ubundi rero abantu batazi mu Rwanda. Kiliziya Katolike oya ni ADP Nyamata. ADP hari Katolike hari ADP. Dore wabonye bya bitaro by'Inyamata. Ni byiza, binini. Babyaza neza. Hari umuntu usize. Yabyariye Kicukiro cyane. No bamuhaye transfer y'ahangaha. Abantu bari basoga ko yari umusore ndabakomeje. Umupapa arubatse afite umugore n'umwana. Yego. Ikindi Nyamata. Ko Nyamata naho ni nziza. Reba hakurya. Urabona ukuntu naho umujyi utuwe mugari. Nyamata iratuwe. Hano hari station y'akamano n'amastation ya SP. Ni menshi. SP. Wambwira nyiri SP rwose. Hano bayide muri Nyamata hari ikigo gikomeye abantu barakizi. Intare School, ariko ubu wageze ku Gahembe. Intare School yitiranwa na indi ya Uganda. Yo nyakubahwa bizeho. Yego. Nabo bayizanye. Wow. Hano haruguru hari isoko rya Nyamata. Ruguru aho ngaho. Aha barahasenye ku bantu batabizi. Yego. Zisigaye riri ruguru. Barahasenye. Ariko barashaka kuhubaka. Barishyize ruguru. Barishyize ruguru kuba ryubatse naryo rimeze neza. Aha ni muri centre ya Nyamata. Hano dufite amabanki hepfo yanjye, dufite alimentation. Na ruguru dufite naho ni banki. Eric, wibeshye hepfo ntabwo waberetse. Station de kwireba. Noneho hano hepfo yanjye hari gare. Gare ya Nyamata. Aya ni amashopu bacuruza imyenda. Hari n'amakeke bari kubona bubaka hano haruguru, hari ahabirayi byiza. Harya ubu kuva hano Nyamata muri gare hari zigera mu byaro bya Nyamata? Zirahari. Hirya. Ugera hasi ku mupaka w'u Burundi. Hano wa Nyamata ni nawo habamo cya kigo cy'abana bafasha abana bafite ikibazo cy'amagufwa atameze neza. Ukomeje umuhanda. Yego. Gezayo. Kajyana za Gako. Ukajyana za Gako.
Erita kugonga imodoka. Noneho aha rero aha tugeze aha tugeze ni muri Nyamata centre nk'uko yabitubwiraga. Hari amazu menshi y'ubucuruzi hakurya hakuno, hari n'amakenkayori. Noneho hano tugeze cyane cyane hari amakenkayori ku bantu bapanga kubaka. Hano rwose ni ahantu heza cyane ho kuba wakubaka. Noneho y'abantu urabona ko ari umujyi ushyushye, umujyi mwiza cyane. Hari amafarumasi hano hirya bakora imigati, hari n'imihanda ijya muri quartier ikoze ya kaburimbo. Kuko Nyamata warayikeneye cyane. Noneho tugiye gusoza ikiganiro cyacu. N'uyu ungo turenze. Oya urakomeza. Urwango akarere ka Nyamata kari hano imbere. Hari imbere aho imbere. Yego. Wenda abanyarwanda nshobora kubaha promotion nkabakatisha kugira ngo mpabereke ku karere. Yego. Kuko stade iri hirya y'akarere. Yego, iri hirya y'akarere. Okay. Ariko ahangaha ni ku karere ku bantu batari bahazi. Ruguru y'akarere hari station ya police. Akarere kari hano imbere. Aho ngaho hakuno gusa. Hari na paroisse ya Nyamata. Ya paroisse ya Katolike. Yego. Hari na aha haruguru noneho hari ikigo cya nyine hari ni ribu. Iyi ni HCR aha ngaha. Noneho ruguru yaho hari ribu. Hari ribu. Dore rero akarere ka Nyamata. Akarere ka Nyamata ngakariya. Kereka abantu ndakeka ariho twasore. Ni bareba ni naho tugiye gusoreza ikiganiro cyacu. Cy'uyu munsi. Turabakunda, muzagenda munatubwira cyane. Mudusaba ahantu niyo watubwira uti ngiye ntuye mu cyaro muzaze mwe muhereka abanyarwanda tuzaza. Mbese ntimugatinye kutubwira icyo mushaka. Mujye mutubwira. Yego. Dore hano hari FPR. Hano niho nakubwiraga hari police. Ni ribu hano ni ribu ya police. Hano abantu bafite abana batuye muri Nyamata hari ibitaro byiza cyane by'abana bavura neza. Ku muntu ufite umwana hano hari ibitaro bishyashya bivura abana. Urukiko rw'ibanze rwa Nyamata rubaha bakurenganyije uraza hano. Uraza rwose tukakurenganura. Tugiye gukatira rero ku bitaro tunasoza inkuru yacu uyu munsi yo kureba umujyi wa Kigali. Twahaberetse bwije ariko noneho tuzahabereka noneho ari no ku manywa. Ngo turi hafi kugira Rwamagana tukagera kuri Muhaza ari ku manywa. Tugende tuhabereke muharebe n'Igisenyi tuzajyayo na hehe hose. Na za Ruhango tugere ku rutare rwa Kamegeri tuzajya tubereka ibyiza by'u Rwanda. Bye, ndabakunda cyane mwebwe mwari mukurikiranye JJC Media. Bye.